umudamu ngo arijyana amuhamagara ngo aze musuri mzee nawe agatinya none akavuga ati rero niba utaje ngiye kuvuga bya bindi none ibyo kwishyuza abibwira abana kuko azi ko aribo batunze muzee ntabwo yibwira muzee ngo nyishyura abwira abana wari kurabona ngo imyaka maranye so mukarabya musasira mutekera mumesera nagenda gutyo tu era hezopa iyo kesi ni uyu munsi batubwira ni uyu munsi nayimenye hagati ya saa 4 na saa 3 ariko icyo bishatse kuvuga ni kireo kuzana umuyobozi uturutse hanze y'ikigo biterwa na agenda wamuhaye na portefeuille ukamuga ngo genda ugira utya wa muki wa muramplasa uvuye kuri bench uri kunyumva yego niba harimo ibibazo bire interne abantu barigize ibigirwamana harimo akarengane harimo iki ko twari tubaza ibisi tumva abagiye abavuye mu kazi abagiye mu bihugu byo hanze ibyo ni byabanje mbere uko na Sandrine aza yego ariko hari n'ibindi tuba tutazi bire interne including ibyo bintu byo kumenya ngo abantu bajya muri mission bate abantu bajya mu mahugurwa bate abantu bafata amakonje bate abantu bajya muri mutation gute hashingirwa kuki ibyo byose byaramaze kuhaba kandi barure nka pasiteri nawe urabyumva n'imyaka hamaze yego koroshya no kwitegurira agapansiyo karyoshye kubana n'abantu mu mahoro abantu imyaka bamaranye muri ibyo bintu baramaze kubyakira ntabwo uw'indani ari we wabikosoza yabigoye byasabaga ramburasa wo hanze hanyuma rero nta nubwo byanze ko abantu bagira promotion interne ariko par rapport y'ikihari kigomba gukemurwa byabaye ngombwa ko bajyana nayo uwo hanze muri nuza rero muri profiling y'umuntu ujya mu mwanya urabanza ukareba ibumutegereje no urabanza ukareba qualification ibyangombwa bye who is he who is she warangiza uti ni iki kimutegereje mu kazi hakabamo n'icyo bita other factors autre facteur muri autre facteur bashobora kureba igihe amaze kuri KISFM cyangwa bakareba uburyo yaryoheje kwiyamamaza we na utuma twishima igahanga hari autre facteur kandi utanga imyanya ntabwo ategetswe gutanga impamvu hanyuma ubona ari nk'isasira yego abari kugenda rero ari impamvu inzira nebyiri yego hashobora kuba hari abari kugenda bari barabuze aho bamenera wenda barure yarabagumanye yarabakipinze yaranze kubarikura yego cyangwa se muri ya portefeuille bahaye isheje bavuga ati kanaka abafite amacano abafite tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karajya Omar Pano nanone kandi turabashimiye kongera kubasanga kuri uyu murongo mudutegereje cyangwa se kuri iyi chaîne muhabaye rwose uko mukora subscribe ni by'agaciro kandi ni byo kubashimira kuko mwamwagura umuryango cyangwa se mwamwagura Pano. So rero nk'ibisanzwe tugiye kubana na mwarimu wacu kuri Pano ugenda udufasha cyane kumva ibintu bimwe na bimwe biba bihari biba byagiye bivugwa akaba ibyo tutagenda twumva neza cyangwa n'ibindi bimwe na bimwe agenda nawe ashakashaka akabiboneramo amasomo abagomba kubasangiza. So rero Karegeya wongeye kwirirwa ndaho kwezi kwa munani twabonye tukurangiza mu bibazo byinshi binyuranye byaba ibijyanye n'akazi n'ibijyanye na famille. Yego nibaza ko kwezi kutari koroshye. Yego cyane cyane kuri wowe yego mbibwira abantu bo kuri Pano byago abantu kwa gatandatu rero nujuje imyaka 22 mbana n'umugore. Wow. Nakabaye narakoze umunsi mukuru
ariko nyine nibukaga gushyingirwa ariko maze icyumweru nshyinguye ntibyari guhura. Ari n'umunsi w'umuganda, madamu afite akazi n'abana, umuhungu w'iwanjye afite mace, umukobwa afite ikizami, birapfa. Ariko byari bikenewe ko twongera tukaganira, tukabwira abantu, mukatubaza inzira twanyuze, ukuntu byagenze. Ntabwo byabaye, ariko ni ngombwa ko abantu babimenya. Donc nari nujuje 22 urushinze nsezeranye ntangiye kubana n'umugore, kuko mvuze ngo mbaye umugabo. Ko ngewe nashyingiwe mu mategeko 2001. Mu mategeko ni 2001, ariko mu bantu nako mu kiliziya ni 2002. Iki kintu nkunda kukibutsa iyo mvuga uruhare rw'amadini, bya bindi byose tuba tuvuga. Niba umuntu ajya muri leta akarahira ku idarapo ko abaye umugore wa runaka, undi ko abaye umugabo wa runaka, ariko ntamutahane padiri, pasiteri, shehe batarabyemeza, abo bantu turabemera. Abo bantu turabemera, ntabwo bagombye kuba abo kwirwa batuzunguza baducura ikoma. No. Urumva abo bantu ukuntu baremereye? Ni banini. Mu mategeko uri umugabo wa kanaka, ariko uti ezilongazi padiri atarabiha umugisha, taha iwanyu. Ubwo muri make uvuze ngo taha iwanyu, ibyo agiye kwikora byose arabyikora nk'umugore wawe, tukabiha agaciro cyane. Aba bantu turabemera. Good. Ubwo rero niko kwa gatandatu niwo munsi, nibyo byari iyo mudu yari ihari. Mu rugo twari twakoze akantu koroheje nimugoroba saa 6 z'ijoro, kuko twari tubizi ko buri buke buri wese akaba ari mu bye. Basi nuko ku cyumweru niriwe Bugesera, yego, kuri chantier itazanarangira. Izarangira ariko izatinda, nubwo nabonye bamwe babyuririyeho. Nabonye nayo bayigarukaho ngo bayivuze. Buriya ariko biriya ntibikagutera ubwoba. Iyi cano ngewe natinze kuyishinga kuko imfasha kumenya abantu. Niba ukora ikiganiro cy'isaha uvuga kuri kesi runaka, ukageraho gatoya muri rwa rwego rwo kubereka ko turi abantu tutari bimanuka, utinda kodesha ariko ndi kubaka, noneho muri ya saha yose ubwira abantu, umuntu agaterura ngo ese burya noneho ukambwira ngo gukodesha. Nzi ko hari n'abaminisitiri bakodesha cyane rwose, nubwo bakodesherezwa wenda. Abambasaderi bo nta benshi. Hari ibihugu hari ambasade zikodesha, hari n'iziyubakira. Si zose abambasaderi barakodesha. Yego. Abari mu butumwa bw'amahoro, Darifuru, Sudani, Central Africa, Haiti, barakodesha. N'est-ce pas? Si. Gukodesha ntabwo ufite nka indicateur mu bikenerwa bya buri muntu. Ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo inzu wamo ni yandi. Ikibazo ni ukuvuga ngo ufite icumbi, yego, rimeze riti. Kugira icumbi gari kuryishyura. Gukodesha si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukutabasha kwishyura icumbi. Sometimes wenda wipashije muremure, wagiye muri renze ubushobozi bwawe, urabyumva? Yego. Kuko burya nemera ko u Rwanda ukuntu ruteye, buri wese yabona inzu akodesha ku rwego rwe. Buri wese, iyo mvuze ngo wese, niyo bitanira hari cyane rwose, ariko ntuyishake Inyarutarama, ugiye ngiyo mu nkona cyangwa kubigutiya se hakurigeza kinyinya, kubigutiya ntiwayibona. Jya mu nkona cyangwa se ujye hejuru zahamuka, hirya za Rutunga, Bumbogo hejuru, cyangwa i Masaka hirya ya Rusheshe iyo, cyangwa mu Byunyu. Ni na se wa mudamu ya kesi minisitiri yibutse cyane, babyita Nyabyunyu. So nta muntu udakodesha, nta muntu udakodesha. Noneho igituma namenya abantu nuko minisitiri ibyo tubonana kuwa gatatu ambwira ati nta kuba utagize buriya nuko aribyo yambwiye hanze ya mikoro. Ambwira ati hari ahantu wagiye iyo mu gishanga, tiburiye buri kudufasha.
anyibutsa aho hantu nagiye Nyabyunyu ku gishanga. yego Noneho nkibaza ngo kuki minisitiri amenya ko Karege yagiye Masaka, yagiye Gasogi, akajya Nyabyunyu Busanza, akajya Gihara, akajya Bishenyi, akajya Rwamagana mu Barabu, minisitiri ibyo bintu byose akabyibuka. Ariko undi aribuka ko Karege akodesha gusa. Ngaba abantu dufite. Njyewe mubeshye se? Aha. Haraho guhisha? Haraho mbahishe? Ngaba abantu dufite. Ni ku muhanda. Ngabo. Hari genda Rwanda uratengambaye. Nkuba bagaba kweri. Hanyuma ejo niriwe Bugesera muri iyo chantier wa mugani wawe n'ubu barimo bampamagara ngo nohereza avance yizo kujya muri pause. Muri ka pause siza hano nanyuze ku rugo umugabo arampamagara tutari tuziranye. Umugabo mwiza rwose ampa ku kantu kanahiye neza kava mu bitoki bya Kinyarwanda. Rutamira ngo yitwa nde mama? Rutabajenjekera. Rutabajenjekera aracyari na mutoyo urega kabisa. Donc ni okay. Urumva ni occasion yo kumumenya Rutabajenjekera. Ari izina, ari n'umugabo n'uburyo yanyakiriye, yari afite n'abandi bashyitsi benshi. Narabyishimiye cyane. Aho uzajya bakakwakira, uzajye bavuga ngo ujye ubasabira umugisha. So uko niko weekend yagenze, ariko muri iki gitondo nabyutse nakira abantu bamwe. Hari umuntu wampamagaye case yampaye ndaza kuza kuyivuga. Ejo nabwo nari nahamagawe n'umuntu witwa umuntu wambazaga kuri bya bindi bya Basumutabe wa mwana wishwe. Ko byaramaze kugaragara, ibu yamaze kugaragaza ko yishwe. Ubigisigaye no kumenya ngo ninde wamwishe. Ni kuri ya mwana yari aho riske, ubuzima yabagamo bwari ariske. Hari n'abageze barambwira ati abantu bose ari se umubyara, ari umugabo wa nyina, ari nyina, ari umugore w'umugabo wa nyina, atabo bantu bose iperereza rigomba gucamo mpaka kugeza nono afase kuvuga ko aribo bamwica, bashobora gukoresha abandi. So ubwo urumva, ariko nirinda kubijyamo, iperereza rizagira ibyo rigaragaza. So umuntu rero yarampamagaye arimo ambwira ati abagore bashaka ubundi doziye mu mariage ubwayo ni ikibazo nkunda kubivuga. Niba ko urugo rwa mbere byanze bikunze, ku nshuro ya kabiri ibibazo ntibyabura. Ku icya mbere abo bantu muri abantu babiri kuri doziye mu mariage, donc premier mariage muri babiri babaye umwe. Iyo habaye divorce mugasaduka, ni umwe agiyemo babiri agiye gushaka n'undi urimo babiri. Ni nk'ingwe eshatu zigiye guhurira hamwe. Urwo navuyemo, urwo wavuyemo, n'urwo rwa gatatu dukoze. Ubwo nenye. Urumva iyo management? Nenye. Uyu rundi rwa rwaravuyeho. Donc umugore n'umugabo barashakanye, baratandukanye. Umwe arashatse n'undi arashatse. Ariko rwa rundi rwa mbere mu mutima ruracyarimo. Nuvuga ngo nibyo. Ni 3 in 1. Donc ibyo rero bikagira n'inkurikizi ku bana. Ejo bundi nangira ngo kuwa gatanu muri nikaze munyarwanda ba Alphonse Bahirwa na Daniel barimo bibaza ngo bigende bite, nubwo itegeko rivuga ngo umwana wo munsi y'imyaka 7 ntabana n'utari nyina, ariko bakongeyeho ngo ntiyakabanye n'umugabo utari se. Itegeko ryakabaye nibyo ubwo tuzakora ubuvugizi turebe nibyo umuntu abahangana nabyo. Noneho narashyushye kuba ko minisitiri yanshimye nubwo bose batabyumva batabibona kimwe, batabyemera. Ariko mu itegeko ryakabaye rivuga ngo dore imyaka umwana agomba kuba agejeje kugira ngo abane n'umubyeyi utaruwe. Ndavuga ngo niba nyina atandukanye na se, nyina abujijwe kongera gushaka uwo mwana ataragera imyaka runaka.
icyo nicyo cyakabaye kigira kuko ibi bintu biri proteja umwana. Iyi kesi ya Norvège kwa Sumuta na Dr Pascal na Runi hari ahandi hari nyinshi cyane, kuko nibura umwana wa 15 umutahanye mu rugo abazi icyatsi n'ururu. Ariko nanone uwo muntu wampamagaye we yarambwiye ati none se nanone umwana wakuze kumutahana mu rundi rugo ashobora kuba menase kuri nyir'urugo mushya, akaba ari we none ahubwo umwana akaba ari uba ugora. Ariko ibyo biroroshye, nibyo ariko ibyo biroroshye kuko bombi ni majeur bagahangana. Kuko urumva reka tubanze Yabemo tumenye victime. ngo no igenda gake nyine mineri we agomba gutekererezwa. Twese tugomba gushyira hamwe, leta, inzego, societe civile, itangazamakuru, abanyamategeko. Mineri abane n'umubyeyi we umwe cyangwa babiri, atarimo utari nyine, atarimo utari umubyeyi we. Yego, bivuze ngo umugabo niba umugabo apfakaye asigaranye abana batoya, ndabazi arabagabo ari na mushuti wawe wo mugasata nawe wasigaranye abana kandi bamaze gukura. yego, ajya bimbwira niba umugabo apfakaye cyangwa agatandukana n'umugore, abana batarageza imyaka runaka abaretse gushaka. Umwana wa nyuma nageza nibe itegeko ryemeza 16, 18, 15 ashake. Umugore niba ukoze niyo habaye divorce, umugore agataha akajya gushaka undi mugabo, nabanza ategereze abana bageze imyaka runaka. Ntabwo navuga iyo ubukure itegeko ryabigena, kuko uriya mwana harya ngo ni Ryan uriya wa Norvège wo kwa Pascal Ganzale. Yes, Ryan imyaka 8 ntazi bipfa n'ibikira. Icyo ashobora kubabona, ashobora kuba azi ko Pascal atari se, ariko ntacyo bitwaye kuba ari umugabo wa nyina yanamwita se, gusa azi ko na Runa ariko kuko yavuye wenda hari imyaka afite, bari bamaranye imyaka niba ari 4 niba ari 5. Ryan kuba wamushuka no mu kanwa k'inzoka yakoramo cyane, ni tenesi rye riguye mu kigega yajyayo. Urumva cyane. Ifo ko abantu batekereza, ndabizi abakata utuntu tw'uduklip mbabaha clip, ntabwo nzigera mbyemera ko ibintu biremereye, ibintu bivunanye, ibintu bigoye, ibintu bisaba amafaranga menshi, ibintu bisaba gutekereza cyane tubireka ngo nuko ngo bivunanye nyine kutisibuze twaba tumaze iki. Abantu niba bitekereze nibura tugabanya ayo madega. Umwana abane na mukase abizi ko ari mukase, nawe ashobora kwitekerereza. Umwana abane n'umugabo wa nyina abizi ko ari umugabo wa nyina, amenye uko abana n'abo bagabo babiri, si umubyara n'umugabo wa nyina. Ariko aba 3, 5, 8 izi kesi ziri kuba ni kibazo. Nubwo hari akandi uwo muntu yambwiye ko no gutahana umwana mu nzu ari mukuru bashobora kuba bedance ku rugo, ariko ni majeri nibura, kuko ntabwo ari umugabo wese ushobora ntabwo ari umugabo ubonetse wese umwana yakwigiraho ingangare. Nibura bashobora no kujya muri negociation musculaire neza akimyaka 8. Haricyo kazi victime akimyaka 8 se kabaye violé kazi byari byo. Donc ubwo ni kesi ebyiri, ni kesi ebyiri zitandukanye. Ariko twagombye kubireba tukamenya ngo n'umwana wo ku kihe kigero wo gutahanwa mu nzu, wo kubana n'umubyeyi utari uwe kwa umwe cyangwa babiri, kandi danje ni nkeya naho bose baba batarabe ari ukumwadobuta. Ariko kuko iyo harimo umwe, donc Pascal kuba yakubita agatoki ku kandi ati wowe Runi nagukubise gapapu, Runi kuba yakubita agatoki ku kandi ati untwariye abana sha, untwariye umugore, untwariye n'abana, untwaye ishuro n'umugereka. Asumuta kuba yavuga ati uyu mwana rwose ndabona abangamiye n'umugabo wanjye, simbizi ibyo, nta mubyeyi wakabitekereje. Agata kuba yavuga ati mugabo aragiye buriya, harimo ibintu byinshi.
gufungwa kwa Pascal ninde wunguka ninde uhomba, Asumuta kutabana n'umugabo ninde wunguka ninde uhomba, ninde waba inyuma yo guprovoka icyo kintu. Izo ni metero. Yego. So birasaba wunguka ninde uhomba ya. Ikigaragara Pascal kiriya kimuhamye ntiyajya munsi ya 25 cyane rwose. Asumuta ntiyaba kigize umugabo, byasaba ko ashaka undi wa gatatu, ubwo yabagiza ni nkaho yaba apfakaye kuko igifungo ni muri umuna w'urupfu, niho bazongera guhura. Ibyo bibaye Pascal bimuhamye imoza amarira yajya kwande kwa se w'umwana. Yego. Ibyo byose ni ukube so uwo mudamu rero yampamagaye amambwira ati ibi bintu bifoke. Indi case rero yahise ambwira case yo kwantuza bande ya wa muntu uvinwe na Kayonga, bamwe bo mu Busanza. Kayonga azambwira ariko mbigiye kubivugira izina ry'umwana nturivuga. Kayonga araza kubyumva, barabwira Kayonga aramenya case. Naje kumenya ko biravugwa ko umuvandimwe wa Kayonga ngo ashobora yarongeye gukururana na nyina wa kariya kana. Uriya bavugaga ngo Binyamata bakongera bakihuza kwa ari kure undaba Kigali. Hanyuma wa mugore wasubikiye urubanza inshuro nyinshi, yego, ufunzwe akabimenya, bari kuri Burundi ariko yego nyine warakaswe, yego nyine akabimenya ko umugabo na nyina wa kariya kana bongeye. Umugabo urabyibuka ko bavugaga ko yazanye akana kavana i Bugesera ngo kige mu mashuri meza y'i Kigali, kabe hafi ya se. Yego. Uko yakanegosiye kuri nyina kakarekura, nabyo ntibyashimishije uriya wakatiwe. Muri kumva ko sometimes n'abantu ubwabo babigiramo uruhare, simbimuhamye. Ariko iyo imibanire kuza kwa kukana mu rugo, yego, ntibyashimishije wakatiwe. Byerekanye ko ise w'umwana wazanye akana yabonanye na nyina wako. Atangira gutekereza ati ubwo se ubundi yatinda areba match ya Arsenal ati yatinda ku gacupa yatibwe hari urumva yagiye gutsura umubano, agenda azamura. Yego, ndabyumva rwose. Harya we yari yarabyaye uriya, ariko ntabwo yari yarabyaye, yarabyaranye n'uriya mugabo. Ibyo byose bishobora gukurura umuntu, urumva ko umuryango ufite ikibazo. Hanyuma rero ndaje nkwereke ikintu ntari nakubwiye, ndaza gusoreza ku muntu twavuganye mu gitondo mbere, ariko buriya ngiye natinze kuza mu kiganiro, nagiye gufata urukingo. Yagiye gufata urukingo umusaza w'inshuti yanjye witwa Mugenzi Deo, twabanye za 2004 2005 ndakeka, yari vice mayor wa Gisozi 2005. Icyo gihe nanjye nabaga muri SOS Kagugu, twari duturanye komine Gisozi na ntuza na Kagugu na SOS biregeranye gutyo. Ubu naho ari umurenge wa Kinyinya. Urumva ko twari twegeranye, uko ngiye muri pause twaga turi kumwe, yari afite n'akabari, tukagenda tukicara buri kanya agenda angira inama mu mateka, yajya no mu ifamu ye tukajyana. Yambwiye ko yashyize ishuri, yari umuntu uzi gukora cyane. Yavugaga ati, yagiraga principe ivuga ngo niba mu masezerano y'akazi utegetswe amasaha 8, umuganga akaba yemera ko umuntu aruhuka amasaha 8, ayandi 8 ari uyakoresha iki? Ukora leta amasaha 8 ukaryama 8, andi ari abadukurikiye batubwira. Buri wese akora examen yibaza ahandi 8 yashyira ajya. Mugenzi yabwiraga ati ayo nayo kwikorera, kandi yarabikoraga kabikarikira.
ayo 8 nyine yajyaga mu ifamu akareba urutoki akareba inkoko n'inkwavu akareba harimo n'urusenda ko muganga avuga ko amasaha yo kuruhuka ari 8 ko nta kontara y'akazi irenza amasaha 8 ayandi 8 tuyashyirayo. Ibyo ni mugenzi wabimbwiye muri iyo myaka. Impamvu nagiye kwikingiza nuko hari periode mugenzi twaraganiraga buri munsi nari mfite situation nari ndimo mu giskuti itari nziza byanye n'ubuyobozi ko icyo gihe nari secrétaire général. Nayiganira na mugenzi akambwira ati ibi nanjye byambayeho niyamamariza kuba meya wa Gisozi. Ambwira ukuntu yashyizemo ku bumeya agatsindwa kubera hari abantu haraho hafi ashyiraho ku bumeya affaire économique biranga ageze kuri sociale aratsinda. Icyo gihe akarere kagiraga nyobozi y'abantu 5 ubwo habaga meya vice meya économique vice meya sociale na vice meya w'urubyiruko na vice meya w'abagore. Yatsinze bigeze kuri affaire sociale ahandi abantu bakariye ati nekareka. So iyo situation yahise ayimbwira ituma ibyanjye byo mu giskuti nanjye mu mutwe bisa naho biba clair. Twaganiraga yahise ambwira icyo gihe Aliterime yambwiye ngo ndavuga ngo fiya ni umusaza ufite n'imbaraga ati fiya conquer fear and develop courage. Tuzatinya ubwoba uzatinya ubwoba. Craignez la crainte, craignez la peur, vaincez la peur, développez le courage. Kabisa Ibyo niba bimbwiye icyo gihe. Nagiye kumureba kwa ko nabitekereje gira ngo ejo nubwo niriwe kuri chantier mu mutwe wagumaga hagarukamo ibintu byinshi namba nabonye abinyohereza nuko yeza ndavuga nekanye gushaka uyu musaza bari barabimbwiye ko ofete nyuma yo guturana nk'akazi urumva SOS na karere rarangaye. Oya ntago ndangaye. Mbonye akantu. Okay. Nyuma yo guturana kuba SOS yari yegereye akazi kanjye kari kegereye ake yego tubona na buri kanya nageze afite abana 3 none unaje kumenya ko umwana umwe vacances zarageze umwana aje muri vacances asanga narabwigishije naje gusanga afite umukobwa nigishije n'ubu yabimbwiye ko akorera za Kibungo guys none ubushuti bese yahumuraga itababuye. So iyo ngeze muri situation rero nkibuka amagambo ye uwo mwana nigishe ni nawe wambwiye ko yamaze kwimukira i Kanombe yaratuye ari Kagugu. Nazindukiye njya kwashakisha ngo nongere mbonane na mugenzi nikingize muri fear conquer fear. Turabonana ntabwo twatindanye yari afite undi muntu nawe agiye guherekeza nawe mwampamagaye ndi hafi kumubona basi ndagaruka. Kandi kantu yambwiraga ni byinshi yari umusaza uganira kandi ufite ibitekerezo ufite n'amahame so rero wamurebye kubera ibihe umaze unyuramo. Yego kugira ngo nyine esprit yanjye ibe clair. Esprit yanjye ibe vif. Umuntu nk'uwo wari umukene urumva nyine utangira ukwezi arongera akanyubaka arongera akanyubakamo kuko nawe yambwiye situation nyinshi ngagenda mbona nazindutse njya kumureba. Ubwo mbere yuko mureba ari indi case umuntu yaramaze kumbwira nayo ngira ngo hano abantu bagire cyane ministre wa justice n'abandi n'abasociale bajye badufasha. Indi case mbere yuko uyivuga nibutse abantu ko amakaro meza ari ku Ikaro Plaza. Yego amakaro meza ari ku Ikaro ni hano Remera mu Giporoso. Ushobora kunyarukirayo ubwo iyo tuvuze amakaro niyo tuba tubanje ko Rangete amarangi avanze neza. Yego
So ushobora kubahamagara rero mu gihe ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu kuri 0783 yego Eh. hanyuma electro power Electro Power nayo rero ni channel mukoreho subscribe aho ngaho munsi muri link irimo munyureho umunsi Yego. no ku bindi biganiro murebeho munsi Cyane murajya mubonaho rwose. link okay aho ntagiyishyira kese umuntu ndayihashyira. yahamagariye dusuhuza abantu badukurikira bari ahantu henshi Yego. no mu kanya hari n'indi bambwiye nonaha ya za rusororo ariko uyimbwiye ntabwo nabonye umwanya ko yakoreye mu kiganiro ubwo nzayivuga ubutaha ariko ni kese ivugwa rusororo uyimbwiye ari muri South Korea muri Korea y'Amajyepfo ariko ntabwo nayumvise neza ko yaje ndi mu kiganiro Yego. uwamubanjirije we ari ahandi ariko kesi yambwiye irimo nk'amasomo atatu hari n'aho dukeneye hari aho dukeneye abaganga hari aho dukeneye abanyamategeko hari aho dukeneye abasosiyare uti bimeze bite kagira inkuru umusaza umugabo yarapfakaye yego apfakaye abana bari bamaze kuba bakuru bajya hanze bajya mu bihugu binyuranye ku isi yego umusaza arasigara asigaye ashaka umugore bisungana bajya kungana mu myaka batagamije kubyara yego barabana ngo bamaranye imyaka 7 ariko umudamu ngo amaze kumenya ko abana baba mu bihugu byo hanze tageti yari yuko bazajya bohereza amafaranga muzehe bagasangira cyangwa se byazaba ngombwa ko bajyana n'umubyeyi akajyana na wa mudamu ibyo biri sociale ibikomeye bijyanye n'ubuzima sante byaje kugera hagati umusaza abona ibinini nko muri koridoro cyangwa mu gaseke ibinini bihahora bimutera amakenga abaza umugore ntiyahise amusubiza sinzi izina ryabyo ariko ni ibinini byo kugabanya ubukana birangira umugore yageze aho arabyemera ko afata imiti igabanya ubukana muzehe ntiyamubaza igihe yabitangiriye umusaza agira ubwoba ahamagara abahungu be ati genda wipimishe ubwa mbere asanga ni muzima ubwa kabiri nyuma y'amezi 3 asanga ni muzima nyuma y'amezi 3 asanga ni muzima abahungu banga guhishira amakenga umwe bohereza umwe genda umupimishe muzehe wasanga ari kutubeshya basanga ni muzima impamvu by'involvinga sante iyi niyo bita couple discordant kuba umwe ari muzima undi arwaye iyo discordance kuyimanaginga birasaba non seulement abaganga ariko n'abasosiyare namuze yarahungabanye kumva ko umaranye umugore imyaka nk'ingahe ari ku miti utabizi none wowe ntigufate ubu wasanga n'uyu musaza atanizera ko ibyo byuma byamupimye ari bizima pe 7 uri kucyumva wowe ibaza birajya kumera nka ya kese wa muhungu wagiye kwa Rweme ndamwibuka Arno nawe wavugaga ko yabagiye akazina kayitwa nde none Eric sinibuka yajya nanyandikira donc one ihungabana ku mugabo riteye rite ry'ubwoko bubiri cyangwa butatu ubwoko bwa mbere kuba amaze iyo myaka atandura nabyo nawe byagutangaza ubwa kabiri kuba yikeka ko yanduye ibyuma bikaba byarapfuye icya gatatu nkora iki kuba atekereza ko ashobora kuhatinda ejo wenda bwo bikaba byageze ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse akaba yakwandura abavandimwe inshuti n'abavandimwe bamubwira ko agomba kuva muri urwo ni n'umuryango wishoboye harumva abana hejuru
hejuru mu kizuru oya ntabwo ari icyo cyonyine havamo abantu bo mu kizuru da ku rwego rw'abadeje cyangwa abaminisitiri ibintu nk'ibyo hejuru iyo abana baravuga ati rero muzehe harya Rwarikamavubi ati uri kumwe na Rwarikamavubi isaha n'isaha yagutera ihembe niba waragize imana iyo myaka ikabishize vayo rekura birarura kabisa niba waragize imana iyo myaka ikabishize uri muzima reka gukomeza gukira igitingwe icyo nacyo ni ikintu tugomba kumva uwo mwanzuro abantu bazadufashe kumenya ngo ese wari ukwiye cyangwa ntiwari ukwiye umusaza bamuvanayo bamushakira ahandi aba bakajya bamuha ibimutunga umugore nawe asigara iyo muri kwa gusigara iyo ahubwo tugeze mu biri sosiyale n'amategeko mu mategeko harazamo kabiri icya mbere harimo gukangisha ate umugore ngo abwira umugabo ngo afite abavandimwe bakomeye noneho agashaka kuzamura umusaza kera agikora bizinesi ngo yigeze gukekwaho icyaha kijyanye na trafic de minere amabuye y'agaciro gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko aragifungirwa araburana agirwa umwere nyuma y'imyaka 2 icyo umugore arabizi ko cyamubayeho mu gushakisha umusaza ngo sinzi ibintu yajyaga acuruza bindi nabyo bitari byemewe igiti bita akabaruka sinzi niba abantu benshi hano bakiza abanyabugesera barakize no mu isambu yanjye kirimo igiti bita akabaruka ngo nacyo yigeze kukijyamo muri iyo business umugore rero aho umusaza amara kugenda akwepye Rwarikamavubi niko nabivuga umukecuru asanga atangira kugenda yegeranya ibyaha yego akabahamagara ati na bya bindi nubwo bakugize umwere waratorotse na bya bindi wacuruje mbese asa n'umutera ubwoba kumwe umuntu ukuzi atayoberwa intege nke zawe nanjye ashobora guhita nkumvuga nti edayeri ubushize ibyeri wanguriye ntiwazishyuye urimo ideni ryo kwa kanaka muri abani warambuye ndabivuga igikangisho urumva kandi umuntu mwabanye mu gitanda hari n'ibyo umwibwirira cyane byose abakuzi noneho aho biraburiye kandi koko simbizi nyine abantu bazadufasha ese koko umusaza icyo yakwepye kuba yarataye uyu mugore byari byo cyangwa ari kuhaguma akajya yambara agakingirizo simbizi noneho rero murumva imyaka 7 umugore akwentroduce ibyo umugore ntiyabyishimira avuga ati muzehe uragiye urantaye dayeri ngiye nzaca kuri basaza banjye ibi nibi uzambona wibuke ko hari dosiye ufite yasamye idafunze wibuke ko bigaciraho ubwo ni mu mategeko akongera akajya kuri ba bahungu b'umugabo yego akavuga ati nanjye mugomba kunyishyura muzehe yarantaye reba imyaka 7 ninjye mumesera ninjye musasira ninjye mugira aho ngaho amategeko na human rights umugore aravuga ati arabwira abahungu b'umugabo umusaza wanyu yarabayeho nabi mwaramutaye mwarigendeye mufata neza iminsi iricuma byose ndamutekera ndamusasira ndagira gute mubeshaho none aragenda gutyo icyo rero impamvu nabizanye najya aho byancanze ese bazamushakira amategeko ateganya iki nibyo minisitiri avugaga ko tunagerageza n'umuryango waterana si ngombwa ko bijya mu mategeko yego bakavuga bati icyo kora uyu mubyeyi ni mu muremere urumva yego kandi koko kandi icyo muzehe yahunze nanjye nk'umuntu nanjye nagihunga wababwa ntawe utababwa ahubwo ikigoye ni ukumenya ese koko uwo mudamu hari icyo umuryango wa muzehe umugomba aho byananiye minisita umva kuvuga ngo naragerageje aha ngahawe bari barasezeranye se muri iyo myaka gusezerana byaba bikiriho ntabyo ariko abantu barabizi ko babanye nta gahunda yo kubyara bafite ntibigeze babyara arihuje ariko urumva umudamu arimo aramenasa
yagira ukuri atagira ukuri arimo aravanga no kuba yahimbira muzehe ibyaha nibwo bwoba muzehe afite guhamagara abana mu nyishyure c'est calculé à partir de quoi ese muzehe niba atarakoraga ubundi we bya bindi aba feministe bita ngo unpaid care work unpaid care work wayikarikira mu rugo rurimo umugabo udakora nese ni umugabo atarakoraga ku kibugora ari wo babarirwa umushahara cyetse yarakoraga oya ariko na mugore nawe hari ibyo yakoreraga umugabo ibyo asabira umushahara amuhembe mu kise unese yarakora unese umugabo niba atarakoraga hahemba abana se niba yakoreraga dare nayo makesa ahanga impamvu nanabivuze birahari byinshi kesi urumva ibintu bitatu muri iyi dosiye tunagenda muri iyi dosiye harimo discordance de couple abantu babana umwe afite ubwandu undi atabufite iyo dosiye bayijere bati iya kesi ya kabiri kubana n'umuntu ukamubwira amabanga yawe mwagirana ikibazo akajya kuzura kaboze kesi ya gatatu guhembesha mu rugo nawe wabagamo we nawe hari ibyo yungukiragamo nibyo navuga namuze yashobora kurega atari ahubwo wowe akagongo warandiye umuntu yampamagaye twamaranye nk'isaha n'igice ndavuga niyo mpamvu nahise mbabwira ko mutaza ngo iyi kesi iraremereye ariko abantu badufashe ntabwo naca ingingo ya kabiri uvuzeyo yo gukangisha unzagarura ibi n'ibi amateka y'umuntu ukayagira igikangisho turufu yo kumurimbura n'abatarashakanye benshi hari naho biba no mu batarashakanye abakoranye hagize ute akavuga ati nzavuga ko ufite diplome y'impimbo cyane ati cyagiye ati wa mukiriya waje tukamwiba telefone ngiye kugutanga kandi barayibanye ati izi ntebe wazibye mu gakinjiro sinzabivuga ibyo bikangisho se babijera bati muri societe cyangwa mu mategeko ngira ngo bibaye bibonewe proof ngira ngo uwo mudamu niwe wagira si bikangisho se gukangisha ko wagira nabi arya murangira avuga ngo iki gukangisha ikibi bimwe baregaga yongwe gukangisha umuntu ikibi kizamubaho cyangwa kwizeza umuntu icyiza uyu musaza urumva icyo kibazo cyo kumukangisha ibyabaye ubwo birasaba ko ajya gushaka za matorewa uburyo yatsinze urubanza akaba abifite kandi amadosiye tuba twaraciyemo ni menshi pe wajya mu y'inzu kibuki ntibwaribwa sibyo ntawakoraho ubwo ni kesi ya kabiri iya mbere wowe uhagaze he nawe wakwepa yiruka cyane ugiye kubona ukabona mu rugo ubwiye rikerere iya kabiri niyo wumvishe ko bireze ahantu henshi hanyuma se iya nyuma uyu muntu agomba guhembesha aho nanjye nabwira abadukurikiye bakavuga ko nanjye niyo mpamvu nakiza ibyatunaniye tubishyira aha ngaha ariko umuryango niwegerane kuko kamembe barebe icyo ibyo byose ntabwo wabwira muzehe ngo subirayo kuko umudamu ngo arijyana amuhamagara ngo aze amusure muzehe nawe agatinya noneho akavuga ati rero niba utaje ngiye kuvuga bya bindi none ibyo kwishyuza abibwira abana kuko azi ko aribo batunze muzehe ntabwo abibwira muzehe ngo nyishyura abwira abana wari kurabona ngo imyaka maranye so mukarabya musasira mutekera mumesera nagenda gutyo tu erahezo upa iyo kesi ni y'uyu munsi batubwira ni y'uyu munsi nayimenye hagati ya saa moya na saa tatu ariko zirahari nyinshi ibyo bintu uko ari bitatu nubwo tubibonye kuri couple imwe hari ahari kimwe ahandi hakaba ikindi ahandi hakaba ikindi ahandi hakaba ikindi sinzi ibyo amategeko ateganya ibyo nzabaza akatabogama ibyo amategeko ateganya simbizi
reka wenda ntabwo ndi bugutinane Karegeya ni comment ntoya nshaka kutanga wenda tukagira naho duhinira nubwo ihabanye n'ibyo wari uri kuvugaho nta kibazo byose abo tubwira niba mwerega yego ariko ntaho itandukaniye n'ubundi n'umwuga wacu kubera ko ni abanyamakuru bagenzi bacu nshaka kugira ngo uduhe comment ntoya isezera rya Anita Pendo muri RBA wari umazemo imyaka 10 ndetse na Gerard Mbabazi nawe wari umazemo iyo myaka 10 ariko kandi hinjira Isheja Sandrine ibyo bintu hari aho wabihuriza mu metero zawe nta kuntu bitahura nta kuntu bitahura one ngira ngo Isheja bakimushyiraho abantu bampaye icyo gihe nakoze ikiganiro bari bantumiye kuri BNB barimo bavuga ngo hari abazanye ngo amagambo ngo kuki batafasha umuntu usanzwe muri RBA ngo bamuzamure icyo gihe mpita ntanga urugero paraporo ya portefeuille ihari na profiling y'umuntu ukenewe icyo ni kimwe icya kabiri ni gakeya umutoza ashobora kuramplasa umudefanseri akamushyira kuri mediane ahubwo azana umubencheri mediane uwo kuri mediane akamukuramo akohereza uwari kuri bench ariko ntabwo afata uwari muri defense ngo wowe ugenda ukine mediane wowe mwataka ngo ukine defense wowe n'ubugaridi oya yohereza uwari kuri bench wabireberaga ku ruhande inyuma kuko buriya mu kibuga ntabwo defense umudefanseri ntashobora kumenya ngo muri atake bimeze bite we acungahe ariko w'inyuma ikibuga cyose abakireba sinzi niba nigoye ndi kubagora cyane Isheja yari inyuma y'ikibuga abari icyo ntago mbivuze ko mbifitiye gihamya nuko turi mu kiganiro kuri BNB bavuze ngo hari abantu bari kubinenga ngo kuki batafashe abasanzwe mu kigo abo bakagabo abo ba Gloria abo ba Bibio abo ba Ardo Everine ba Ardo bavuga ko hari abantu benshi batangaga nk'abakandi ntabyo nakurikiye babimbajije kuri radio ndabasubiza ndababwira ngo nahere kubyoroshye ndavuga nti Isheja mu mateka ya vuba y'amezi 3 duhere mu kwamamaza n'amatora tuvuyemo hari ibyo yagaragaje icyo ni kimwe icya kabiri itangaza kuri uryo nawe arimazemo igihe kinini ariko ikiri hanyuma gikomeye nuko yari hanze y'ikibuga kurusha barimo ndani niba harimo ibibazo Barore yahishiriye ari damazemo igihe yahishiriye Kennedy byose donc ari interine ntago bari yabo hagati aribo babikemura ariko kuzana uw'inyuma ese ubundi yayisanze yari imeze iti RBA mbere yuko tujya kuvuga ngo ni ibiki byabaye Isheja agezemo ubundi nibiki byari biri kubamo atarahagera ku buryo byatuma ajyayo amatransfer amamitation ese bigenderwa kuki kujya abantu bamwohereza Nyagatare ndi bamwohereza Cyangugu undasigara i Kigali ibyo ni management kuko DDG ni ibyo ngibyo bagomba kureba ese promotion zitangwa ziti congé zitangwa ziti promotion zitangwa ziti kujya muri pension bigenda bite mission zo hanze bigenda bite kuzamurwa mu ntera bigenda bite ese nta kimenyane kirimo ese nta cyene wabo kirimo ese nta gutinyana kurimo ibyo bintu abantu bamaze imyaka 10 babibana ntabwo umwe muri bo yaba kigize icyo akemura societe zose niba bamaze imyaka 10 banywa icyayi kitarimo isukari barahishiriye kandi wenda iba yanditse ntabwo umuntu umwe muri abo ngaho ntabwo ari wafatiye mbere ngo avuge ngo nta cyayi ngo nta sukari tu icya kabiri kige nabivuze kuri BNB case igeze kuba nanone muri RBA kubijyanye nyine na promotion gufata mu basanzwe umukuru w'igihugu kera akigira ibiganiro bya buri kwezi n'abanyamakuru hari umunyamakuru wagiyeyo amubwira urutonde rw'abantu bakomeye kandi bafitanye amasano
icyo gihe yahereye ku bitwaga Rusagara uriya umujenerali ufunzwe ariko icyo gihe ataraba generali avuga baba by'abagamba avuga Rosemary Museminari wa Eminafete avuga sinzi harimo n'umucuruzi ngira ngo niba ari washakanye na Rosemary avugamo yine n'umugore wa by'abagamba bayine icyo gihe manza yayoboraga Rwanda Revenue mbese babwira umukuru w'igihugu ati ko tureba akazu ko tureba hari itsinda ry'abantu bafitanye amasano bari hafi ntibazavuga ko haba hari ikimenyane umukuru w'igihugu ntago yawe yaciye iruhande aravuga ati ahubwo uwabampa bashoboye uwabampa bashoboye wabampa abantu babaye bavida imwe bashoboye ati uwabampa ubundi bagakora icyo nicyo ndeba n'umusaruro yego arangije arongezaho akandi kantu ati n'ubu nabuze uwasimbura Bideri muri Orenfort muri press conference umukuru w'igihugu ati I'm missing someone to replace Bideri in Orenfort ubwo Bideri yari ahari ko ubwo nyine yise ubutumwa hanyuma impamvu iryo jambo narigarutseho nuko Orenfort yari gifite abantu bakomeye ari bariya barore ari abitwa ba Karima ari abitwa ba Wiri Rukundo ari abitwa harimo abantu benshi pe na Jire Paul Jire Ndamage ariko umukuru w'igihugu ati nabuze usimbura Bideri urumva kabisa ngira ngo Orenfort yari maze kuvamo Oscar kimanuka cyangwa kimanuka ivuyemo nikije mugisha wigeze kuyobora nawe na Bideri nuko umukuru w'igihugu ati nabuze usimbura Bideri twebwe nk'abantu bo mu mwuga ntabwo twahise tuvuga ngo mu gihugu habuze umuntu uyobora Orenfort ahubwo twahise tuvuga ngo bari abantu bose bahari ko twabizeraga kuki tubaminiye kuki kanaka atayiyobora tuvugamo ngewe nakunda nahise mpera kuri Paul Jire Ndamage ariko nawe hahise hasica amezi makeya bamuha akarere ka Kicukiro ariko kuvuga ko umukuru w'igihugu yabuze usimbura Bideri ibibazo byarimo ntabwo byari byo kuba byakorwa n'usanzwemo niyo mpamvu icyo gihe hagiyeho interim ya Wiri Rukundo amara imyaka hari igera muri 2 bazana Arthur Asimwe avuye ngira ngo muri RBC cyangwa Minisante yaravuye mu kindi kintu ntabwo bafashe usanzwemo icyo bishatse kuvuga n'ikirego kuzana umuyobozi uturutse hanze y'ikigo biterwa na agenda wamuhaye na portefeuille ukavuga ngo genda ugira utya wa muramplasa uvuye kuri bench uri kunyumva yego niba harimo ibibazo bire interne abantu barigize ibigirwamana harimo akarengane harimo iki ko twari tubaza ibisi tumva abagiye bavuye mu kazi abagiye mu bihugu byo hanze ibyo ni byabanje mbere uko na Sandrine aza yego ariko hari n'ibindi tuba tutazi bire interne including ibyo bintu byo kumenya ngo abantu bajya muri mission bate abantu bajya mu mahugurwa bate abantu bafata amakonje bate abantu bajya muri mutation gute hashingirwa kuki ibyo byose byaramaze kuhaba kandi barore nka pasiteri nawe urabyumva n'imyaka hamaze yego koroshya no kwitegurira agapansiyo karyoshye kubana n'abantu mu mahoro abantu imyaka bamaranye muri ibyo bintu baramaze kubyakira ntabwo uw'indani ari we wabikosoza yabigoye byasabaga ramburasa wo hanze hanyuma rero nta nubwo byanze ko abantu bagira promotion interne ariko par rapport y'ikihari kigomba gukemurwa byabaye ngombwa ko bajyana nayo uwo hanze muri nuza rero muri profiling y'umuntu ujya mu mwanya urabanza ukareba ibumutegereje urabanza ukareba qualification ibyangombwa bye who is he who is she warangiza uti ni iki kimutegereje mu kazi hakabamo n'icyo bita other factors autre facteur muri autre facteur bashobora kureba igihe amaze kuri Kiss FM cyangwa bakareba uburyo yaryoheje kwiyamamaza we na utuma twishima igahanga hari autre facteur kandi utanga imyanya ntabwo ategetswe gutanga impamvu hanyuma ubona ari nk'isasira yego abari kugenda rero ari impamvu inzira n'ebyiri yego hashobora kuba hari abari kugenda bari barabuze aho bamenera
wenda barore yarabagumanye yarabakipinze yaranze kubarekura yego cyangwa se muri ya portefeuille bahaye Isheja kuko ati kanaka abafite amacano abafite publicity gutyo byose birashoboka kuko nta uzi Isheja yari bencher hanze ikibuga ni RBA umutoza mwinjije mu kibuga avuga ati genda uhite babyuvuze kandi umuramprasa yinjira hari byaje gukosora mu kibuga uzajya ubareba ukuntu ntago bajya bavuga cyane ariko aba coach ategura ramprasa nk'iminota 15 amwongorera muganiriza Isheja rero nawe yaramaze igihe yongorerwa ageze ati kandi ntago agomba kubibwira sibyo se cyane ntago agomba kubibwira so nuvuga ngo mouvement du personnel irimo ntago yajya kure y'ukwinjira kwa Isheja uri kubyumva yego donc bifitanye isano ya hafi haje umuyobozi mushya ashobora kuzana amashagaga bamwe bakabona ati uyu muvuduko azanye ntituzawukoreraho are sibyo se yego cyangwa bakaza bakareba buri wese akavuga ati no iyi ritime ndabona cyangwa bakanabimusaba cyangwa se nawe akabibisabira cyane kandi abo bantu bose bagiye baza muri izo kategori nka nkuriya mugabo ufite channel y'ubuvugizi simbona n'icyo yamaraga hariya uriya Rweme mbabazi mwarafunze nawe ngo yaragiye nawe numvise babinuganuga mwarafunze barakora iki barakora iki undi Anita we mu bivugwa harimo no kuba yabagiye gusimbura ahubwo Isheja ibyo bivugwa byaba byo bitaba byo ntabwo bari abadamu bombi bafite calibre yego cyo nicyo gusimbuza Isheja Anita ntabwo nabyita no kumusimbura na domaine n'ibiganiro uburyo babitwara ntabwo bisa yego ntabwo bisa byaba bivuze ngo n'izina ry'ikiganiro ikiganiro Isheja yakoraga ntabwo ari cyo washyiramo byaba bihindutse audience yahinduka uko yagitwara uko yatwara ikiganiro siko Isheja yagitwaraga Isheja yageraga uburyo yaritikira ijwi rye agenda asa nk'umumontagame n'akajwi n'ijwi rye rya velour donc ukabona arakurura noneho we yakuruzaga ijwi no kwaritikira yego Anita akuruza urwenya no guseka no kugenda arorata ubuzima bwo hanze ya studio ntuza Isheja we muri studio ni ashobora kuzana ubuzima bwo hanze ya studio abo bantu rero kubwira ngo kuba ramprasa ni nko kuba wafata wa wundi yitwa ni nko gufata Muhajiri ukamusimbuza ntabwo nyibuka abakinnyi fata umukinnyi wo muri basket ni nko gufata umukinnyi wa foot ukamusimbuza muri basket akinjira mu kibuga cya football yigwe nyine aho byaba ari ibindi ariko semvuge gukira ni nko gufata muri hoteli uwatekaga ukamusimbuza uwasasaga ntabwo ari kimwe audience ntabwo izaba ari imwe uburyo ijwi rya Isheja ryakururaga abakururaga n'ijwi rye n'ibitekerezo ntabwo ari bazakururwa n'igitwenge cya Anita na experience agenda avuga iriya jare y'abantu itara abandi badamu bagiye bameze batyo nyine baba bafite experience yo hanze bakabijya kugira ariko Isheja n'ijwi rye oya c'est vrai abantu abumva radio barahombye cyane donc ijwi rye ryabaga rimeze rike rigira gutya tugeze guhura mu kiganiro ariko ntari gahanga warabibonye ko ariko yarameze tugeze guhura mu kiganiro ijwi ryo nturitindeho riri muri kariti oya ntago ari ijwi gusa navuye n'uburyo ari managing yego ntago rigenda nk'isasu riba rimeze nk'irizamuka imisozi akamenya ko ari mu kabande akagira ijambo ageraho akahita amera nk'uwibira mu mugezi yagera akagera n'iryo ageraho kugira ngo ageze kuri sommet de la montagne tugeze guhurira mu kiganiro twavugaga ku bya sida ndabyibuka Sabe niwe wayoboraga RBC yarakira umukobwa Isheja bamuha ijambo nako abaza ikibazo none neza no kubaza ikibazo bimera nka kwa kundi kuri radio yobeze tubibona live
kuri mikoro ararenze, ariko na Anita nawe ararenze ko kuri mikoro avangamo na experience z'ubuzima bwe, agasetsa akagira urwenya nawe agaseka. Urumva rero ni ibintu bitandukanye, abakunda guseka bagira guterera. Ntabwo rero ikiganiro cyaba kimwe oyanga ushyiremo sinye gade uko niko kuri kwanye. Aha sinye de garete yo ntanashyira kare kabisa. Ya na ku small comment nashakaga cyane kumva kubijyanye n'isohoka rya Gerard ndetse na Anita. Imyaka 10 si mike mu kigo. Gerard avuye hariya nibwo yakunguka. Ubwo urabyibaza nawe. Hari ibintu mvuga ukajya we nuba mu Rwanda. Iko kuki wigiranye n'inyinshi? Gerard avuye hariya nibwo yunguka. Ubu ashobora kwakira abantu babiri ku munsi. Hariya yakiraga batatu mu cyumweru. Ubu urumva ibyo bintu bisa? Urumva bisa? Ariko wibuke ko arabazaga kubera ko bamuzi kuri RBA stati y'ikigo. Ko yase yabikoreraga hanze ku giti cye. Oya izina yararyubatse, bazakomeza baze bagenda babwirana. Izina ryo yararyubatse bagenda babwirana, maze nanjye ushobora gusanga nagezeyo. Oya nagende nakorere bariya. Erega muri media abantu bajye banyumva neza. Mwitangazamakuru boss ni public. So public niba ushaka kuyiryohereza ukayiha bizima, aho waca hose wayiha cyane, sibyo? Cyane rwose. Nuvuga ngo nahagiye naguma kuri iriya cano n'undi public iracyahari. Icy'ingenzi nuko ku nyungu rusange abanyarwanda, community nyarwanda yabona ibisubizo biciye mwijwi ryambabaza. Ntabwo ni ngombwa rero ngo byaciye kuri kiye kigo. Oya baranyumva? Bajye babyumva neza. Abakata mukate, ariko nge nuko bibona. Ukatabyo barabikora. Ntabwo babura ibyo bakata, ariko uko ariko kuri kwanye my dear. Yego kuri kwanye. Niba ari ugukorera abanyarwanda aho waca hose. Itangazamakuru audience ikirahinduka nuko wenda audience ya RBA irabimubuze, ariko ni hariya yahubakira indi audience cyangwa imusange hariya. Abantu dufite benshi usibye wenda ko hari abatagira za smartphone, ariko abazifite baramusanga hariya ikiganiro cye kirebwa. Ari ikiganiro kimara iminsi 3 gifite 180,000 n'ijana. Aha. None se abo si benshi? 200,000 cyane. Si abanyarwanda se cyane. Nuko rero ahubwo avuye mu minara agiye kuri murandasi. Murandasi isi yose, worldwide, isi yose, www. Ibyo icy'ingenzi nuko umuntu akorera, icy'ingenzi nuko gukorera abaturage. Yego. Ntabwo ruvuga ngo ukorera ikihe kigo. Hari abafite mu mutwe bene ibyo, ariko wowe icy'ingenzi nuko ibyo ukora bifite inyungu rubanda. Yego. So Karege, nyemerera ikiganiro cy'uyu munsi ngihinira ahangaha. Ni icyo gitekerezo nashaka ko uduhaho comment yawe, kandi ngira ngo irumvikana cyane. Ahubwo wenda mu gusoza mbwira abantu bakeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ubwo banashakiraho perimi nyine definitive rwose, mwari mukeremo ngiye ubibabwira ndi mubo yafashije. Ari n'undi ugeze kure. Ugeze kure. Nta muntu kwakrema nawe ukora kabiri. Oya. Muhamagare. Umuntu uzatsindwa kwakrema azampamagara ati kare yaratubeshye. Nanjye nzahita mvuga ni nanjye nzahita nkusubiza ni ikizami umuntu runaka yatsinze rimwe akagira 8 wowe kikakunanira, ni wowe kibazo. So muhamagare kuri 0782. Yego. 883 Yes. So rero nibyo ngibyo iby'uyu munsi nibyo. Karege wakoze cyane. Urban by City Bruno yakoze kuduha neza gukorera. Bye bye. Ciao ciao.